الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيت رسول الله وعلى صحابته الكرام وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار ومن الضلالة. dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala we waturemye kandi akaturemera n'amafunguro adutunga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo yadutereranye ahubwo yatwoherereje intumwa n'abahanuzi kugira ngo baze batwereke inzira nyayo igomba kutugeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo uzumvira izo ntumwa akazubaha agakora ibyo zamutegetse azajya mu ijuru, n'uzazisuzugura akazigomekaho akanyuranya n'ibyo zamutegetse ndetse n'ibyo zamubujije azajya mu muriro utazima. Imana nyagasani uturinde. Amahoro n'imigisha bya Allah subhanahu wa ta'ala bigwire kandi bisakare ku mukunzi wacu intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we n'izindi ntumwa zose n'abahanuzi, abiwe mu rugo ndetse n'abasangirangendo be n'abamuyobotse bose, natwe turimo kureza ku munsi w'imperuka dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yazadushyira muri abo ngabo tukazava kuri iyi si turi abayisilamu nyakuri. Amagambo meza ni amagambo y'Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala, n'umurongo mwiza n'uwo twasize tweretswe n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Qur'ani na hadith y'intumwa y'Imana Muhammad sallama n'ubuyisilamu muri rusange. Ibintu bibi n'ibihimbano, kubera ko ibihimbano birayobya kandi buri buyobe bwose buganisha umuriro utazima. Allah aturinde umuriro utazima, aturinde kuyoba. Iyo uyobye ntago ugera iyo washakaga kujya, kuko uraguma ukarindagira bikazarangira utageze aho wajyaga. Dukomeje twibukiranya tunigishanya ku mateka yaranze abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallama, abasangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imana nyagasani mwishimire. Uyu munsi nanone turi kumwe n'undi musangirangendo ukomeye cyane ufite ibigwi bikomeye muri Islam. Na wundi uwo nguwo ni Zubair mwene al-Awam al-Asadi al-Qurashi. Nawe yari mu bwoko bw'Abakureshi ariko akomoka mu muryango wa al-Asadi. Amazina ye rero yitwaga Zubairi mwene al-Awam mwene Huwairidi mwene Asad mwene Abdul Uzza mwene Qusay mwene Kilab mwene Murra mwene Ka'ab mwene Lu'ay mwene Ghalib mwene Fihri mwene Malik mwene Nadri mwene Kinana mwene Khuzaima mwene Mudrika mwene Ilyas mwene Mudar mwene Nizar mwene Ma'di mwene Adnan. Urabona ko igisekuru cye kiragenda kigahura n'igisekuru cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kandi igisekuru cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiragenda kikagera kwa Ismail mwene Abraham.
mama we umubyara yitwaga Safiya umukobwa wa Abdul Muttalib, ni ukuvuga ngo yari shangazi cyangwa se yari nyirasenge w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubera ko yavukanaga na se Abdullah ibn Abdul Muttalib. Yavutse mbere y'imuka ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aho imyaka 28. Yavutse mbere y'imuka ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yimuka ava i Maka ajya i Madina ho imyaka 28. Icyo gihe hari mu mwaka wa 594, tubaze dufatiye ku ivuka rya Yesu mwene Mariya. Yavukiye i Maka. Mu bagore yashatse harimo umugore bita Asma binti Abi Bakri, ni ukuvuga mu yandi magambo yari umukwe wa Abubakar Siddiq, Imana nyagasani imwishimire, kandi twese ntabwo tuyobewe ibigwi bya Abubakar yari afite mu Islamu n'ubutwari bwaranze Abubakar muri Islamu, n'urukundo intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakundaga Abubakar Siddiq. Zubair bin Awam twongeyeho ibigwi bye bwite n'isano rikomeye yari afitanye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turongeraho ko yari n'umukwe wa Abubakar Siddiq. Imana nyagasani. Abana be yabyaye turavugamo abana b'abahungu. Yari afite umwana bitaga Abdullah, akagira witwa Urwa, uwitwaga Munzir, akagira Asim, Muhajir, Ja'far, Ubaida, Amru, Khalid, Mus'ab ndetse na Hamza. Aba bari abana be. Aba umuyisilamu yari afite imyaka 16, nubwo hari n'izindi riwaya zivuga indi myaka nkavuga 12 ndetse n'abavuga 18, ariko imvugo ikomeye nuko yari afite imyaka 16. Yabaye umuyisilamu akurikirana na Abubakar cyangwa se nyuma Abubakar. Amateka atubwira ko yabaye umuyisilamu ari umuntu wa 4 cyangwa se wa 5. Ngo mu bantu 4 bari abasilamu cyangwa se 5 bari abasilamu harimo Zubair mwene Al-Awwam. Bivuze ngo yabaye umuyisilamu mu ikubitiro Uislamu mugitangira. Cyagiye Uislamu bwari bufite ibibazo byinshi, cyagiye Abayisilamu batotezwaga, cyagiye Abayisilamu bakubitwaga, cyagiye Abayisilamu bicwaga bazira ubusa, nawe yari ari muri abo ngabo. Ari mu bubatse Uislamu bahereye hasi muri fondasiyo, bafatanije n'abandi gutangiza Uislamu ndetse n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Igihe Abayisilamu batotezwaga cyane, bakorerwa akarengane gateye ubwoba gakomeye, intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yababwiye guhongera Habasha, ariyo Ethiopia y'ubu ngubu. Abwira ati hariyo umwami utajya wemera akarengane, utajya wihanganira akarengane, utajya wemera ko umuntu yarenganywa azira ubusa. Zubair mwene Al-Awwam nawe yimukanye n'abo Bayisilamu, kuko nabo ku karengane ntabwo kigeze kamusiga, nawe yaratotejwe ararenganywa kugeza ubwo yemeye guta igihugu cye, agata ibye, agata umuryango we, akimuka akajya Habasha. Gusa ntabwo yatinzeyo,
kubera ko hahise hasakara inkuru y'igihuha ivuga ngo abakuraishi bose babaye abayisilamu, hanyuma abari bagiye Habasha baragaruka, ariko iyi nkuru bavuga ko yari yahimbwe n'abakuraishi kugira ngo abari bagiye Habasha babashe kugaruka. Nawe rero yaje kugaruka, ariko bageze i Maka basanga inkuru yari igihuha, ntago byigeze bibaho ko abakuraishi baba abayisilamu. Bamaze gusanga inkuru ari igihuha, bamwe basubiyeyo, abandi bemera urwaje baravuga ati basi ntago tuzahera mu nzira, tuzaguma ahangaha tugumane n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu ndetse n'abayisilamu muri rusange, nidupfa tuzapfa ariko ntabwo tuzongera kugenda. Uyu Zubair mwene al-Awwam nawe ari wasigaye aho ngaho, ntabwo yongeye kujya Habasha kandi. Yongeye kwimuka cyangwa se yongeye kuva muri Maka ajyanye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu, ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu yimukaga iva i Maka ijya i Madina, ku itegeko yari yahawe n'Imana agomba guhunga akava Maka akajya i Madina, ahungishije idini rya Allah subhanahu. Uyu Zubair mwene al-Awwam ageze i Madina nibwo yahise abyara umuhungu we Abdullah, ndetse amateka adushimangirira neza yuko uyu mwana ari we wavutse bwa mbere mu bana b'abayisilamu bavutse icyo gihe avukiye i Madina, kubera ko mama we ari we Asma umukobwa wa Abubakari yari yagiye amutwite cyangwa se afite inda ye. Ikindi twamuvugaho Zubairi mwene al-Awwam nuko yari muri ba bantu 10, ba basahaba 10, ba basangirangendo 10 twabonye intumwa y'Imana yahaye inkuru ko ari abantu mu ijuru bakiri ku isi. Ba bandi intumwa Muhammad sallallahu yarondoye muri hadithi imwe mu cyicaro kimwe, akavuga ati kanaka no mu ijuru, kanaka na kanaka no mu ijuru, na kanaka no mu ijuru, na kanaka no mu ijuru, arabarundura bose kuva kuri Abubakari kugeza ku wanyuma wabo. Uyu Zubair mwene al-Awwam nawe yari ari muri abo bantu. Ikindi nanone twamuvugaho nuko ari mu bantu 6 cyangwa se ari mu bakandida 6 Umar ibn al-Khattab yari yahisemo abatoranya mu bandi, arangije abwira abayisilamu ati abangaba muzatoremo umuyobozi uzabayobora nyuma yanjye nimara gupfa. Uwo twabonye ko ubushize Umar ibn al-Khattab yapfuye yishwe, apfa kugegise, yapfuye yishwe, ariko intandaro yo gupfa nuko yateraguwe ibyuma ku sengesho rya al-Fajr rya mu gitondo. Ntago rero yahise apfa, ahubwo yabanje kurwara, aho niho yaje guhitamo abasangirangendo 6 harimo na Zubair mwene al-Awwam, bagombaga gutoranywamo umuyobozi uzayobora abayisilamu nyuma ya Umar ibn al-Khattab. Yaje kurangira rero ayo matora abaye, ariko ubuyobozi bwegukana cyangwa se buhabwa Uthman ibn Affan, ariko nawe yari ari muri abakandida 6 batanzwe na Umar ibn al-Khattab. Ikindi twamuvugaho, Imana nyagasani imwishimire Zubair ibn al-Awwam, nuko yarwanye ingamba zose ari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndetse yari n'umugaba w'ingabo ukomeye kugiye cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndetse no mu rugamba rwa Badri yari umwe mu bagaba b'ingabo,
bari bari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikindi twamuvugaho Zubair mwene al-Awwam nuko yari ari mu bantu bari bafashe idarapo rya Kisilamu mu rugamba rwo kubohoza Makka al-Mukarrama. Ikindi nanone tutakibagirwa kumuvugaho nuko ari mu bagaba b'ingabo Umar ibn al-Khattab yohereje kugira ngo bajye gutanga umusada no gutanga imbaraga no gutanga ubufasha kuri Amr ibn al-As mu rugamba rwo kubohoza Misiri ariyo Egiputa y'ubu. Ikindi nanone tutakibagirwa kumuvugaho nuko ari mu bantu bizwi neza nta gushidikanya ko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yapfuye inezerewe kubera bo, yapfuye yishimye kubera bo. Rero Uthman amaze gupfa, Uthman ibn Affan umuyobozi w'Abayisilamu nyuma ya Umar ibn Khattab amaze gupfa, uyu Zubair ibn al-Awwam yagiye aho bita Basra ku ntego yo kugira ngo bajye gusaba ubutabera, kugira ngo bajye gusabira Uthman mwene Affan ubutabera kubera ko yari yapfuye yishwe, basaba ko abishe Uthman mwene Affan bashyikirizwa ubutabera, bafatwa bagashyikirizwa ubutabera, bakaryoza icyaha bakoze cyo kwigomeka ku buyobozi ndetse bagashyirwa banamwishe. Aho ngaho rero niho yaje kugwa, nawe niho yaguye, niho yapfiriye muri Basra. Basra ni muri Iraq. Aho ngaho Zubair mwene al-Awwam niho yaguye, niho yaje gupfira, apfa yishwe n'uwo bita Amr ibn Jarmuz mu rugamba rwabahuje bitaga Ma'arakatu al-Jamal. Aho ngaho yaje kugwa, ntabwo yaje kurenga aho ngaho, urugendo rwe rwarangiriye aho ngaho. Yishwe rero mu kwezi kwa Rajabu mu mwaka wa 36 ubaze uhereye kwimuka ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yapfuye afite imyaka 64. Icyo gihe hari umwaka wa 656 tubaze duhereye ku ivuka rya Yesu, agwa aho bita Basra mu gihugu cya Iraq. Imana nyagasani igume kumugirira impuhwe kandi igume kumwishimira, igume kumushyira mu ntore zayo zaharaniye Islamu, zigaharanira kalimatu la ilaha illallah an takuna hiya al-ulya, ko ari ryo ryawe hejuru y'andi magambo yose. Natwe Allah azaduhuze nawe mu bwami bwe bw'ijuru. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi